Yes, izi telefone za Itel, iPhone, Imagine zikunda kugorana cyane, zigenda gake, zirashyuha cyane, internet yazo iracikagurika, ariko muri iyi video ngiye kwereka ukuntu uzajya ubikora nk'umutekinisiye, ubundi telefone yawe ikihuta, internet nticike kandi ntishyuhe cyane. Kurikira, uraza ushake application ya setting, uyifungure, umanuke kuri menu ihari, undebere ahanditse system, ukandeho ifungure, umanuke hepfo gato undebere ahanditse reset option, ukandeho ahanditse reset app preference, ukandeho, ubundi ukande kuri reset apps, tegereze. Noneho cya connection ho rero ukanda kuri reset wifi, ubundi uhitemo simukadi ushaka ko ikora neza, ukande kuri reset setting, urindire. Ahangaha bahita bagusaba password ya telefone yawe, wamara kuyishyiramo bagahita bakwereka reset setting, ukandaho, ubundi ugategereza umwanya mutoya, telefone yawe iba igiye kujya ku murongo. Aha kubibona, ariko mutegereze umwanya muto, telefone yawe irabisubiye ku murongo, itagishyuha, itagitinda, ndetse na internet yihuta. Wabibonye rero. Ubu rero ni uburyo nawe ugiye kujya ubikoramo iyo Itel Imagine yawe igakora neza.